ikaze nanone mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro. Umuhanzi Juno Kizigenza yavuze impamvu yasomye Ariel Ways ku rubyiniro mu gitaramo bahuriyemo cyo kuwa gatanu Ukuboza 2025 cya Davido. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Juno Kizigenza yatangaje ko gusomana kwe na Ariel Ways bari ku rubyiniro mu gitaramo Davido yamurikiyemo alubume ya gatanu 5 byaturutse ku byishimo yari afite muri uwo mwanya, aho yabigaragaje nk'ikimenyetso cy'umunezero kurusha ibindi bisobanuro by'ubuzima bwe bwite. Iki gitaramo cyari cyatewe inkunga na Skol binyuze mu kinyobwa cya Skol Malt kibera muri BK Arena ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki 5 Ukuboza 2025. Akigera ku rubyiniro, Juno Kizigenza yahise asezeranya abafana ko mu mwaka wa 2026 azatangirana alubumu nshya ikurikiye yaraje aherutse gusohora. Ati mbafitiye amakuru meza, tuzatangirana umwaka mushya na alubumu nshya, muriteguye? Muri iki gitaramo kandi Juno Kizigenza yaririmbye zimwe mu ndirimbo zizakunzwe zirimo Jaja, Birenze, Shenge, Igitangaza, Yaraje na Kurura. Mu buryo butunguranye ku bari mu gitaramo, Juno Kizigenza yahamagaye Ariel Ways ubwo yarageze ku ndirimbo yabo Away. Yahise ateguza abafana asaba urusaku rwinshi kuri uyu muhanzikazi bahoze bakundana. Ariel Ways akigera ku rubyiniro bahise baririmbana iyi ndirimbo nk'uko byari mu bihe byabo byiza. Abafana nabo babateza imbaraga basubiramo amagambo y'indirimbo maze ikirere kirushaho gushuha. Byaje kurangira aba bombi basomanye, ibintu byatumye abantu benshi bagarura mu bitekerezo urugendo rw'umubano wabo rwatangiye kuzamo agatotsi mu mwaka wa 2021. Nyuma y'igitaramo, mu kiganiro cyihariye Juno Kizigenza yagiranye n'itangazamakuru, yavuze ko gusomana na Ariel Ways bitari mu bintu byateguwe cyangwa bifite icyo bisobanuye kirenze uko byagaragaye. Ati bivuze ko nishimye, nta kindi tuba tugomba kwemeza. Yavuze ko yabikoze nk'umuhanzi wishimira umwanya ndetse uko abafana bari bamwakiriye muri BK Arena. Mu myaka mike ishize, Ariel Ways yakoze urugendo rutangaje mu muziki nyarwanda, yerekana impano ye mu majwi ndetse no mu mikorere itandukanye. Nubwo we na Juno Kizigenza batandukanye mu rukundo rugikura, indirimbo Away n'izindi nzozi z'ubuhanzi bakoranye zagiye zisigara nk'igice cy'amateka yabo. Nyuma y'uko umubano wabo utangiye kuzamo ibibazo mu Ukuboza 2021, bombi bakomeje gukura mu buhanzi bwabo, ariko indirimbo bahuriyemo ikomeza gufata umwanya wihariye mu mitima y'abakunzi babo. Gusomana kwabo ku rubyiniro byatumye benshi bibaza niba ari ishusho y'amarangamutima yasubiyeho cyangwa se ari igikorwa cy'ubuhanzi cyakozwe mu mwanya wo kwishimira igitaramo. Uretse ibi byaranze iri joro, igitaramo cya Davido cyaranzwe n'ubwitabire buri hejuru, imiririmbire y'ikirenga n'uduce twinshi twatuma iya gatanu Ukuboza 2025 izahora yibukwa mu muziki nyarwanda. Namwe mu makuru yaragezweho mu myidagaduro by'umwihariko hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni nuko twanzuye. Komeze mugire byiza kandi mwibuka gukanda subscribe niba mutarabikora. Ibuka gukanda like niba wakunze iyi video. Hagati aho njye nitwa Journalist Thierry Imande Barinde. Hasta la vista.